ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane, ndanezerewe, ndashima Imana ko ari Imana yo kwizerwa, ndashima Imana ko ari Imana dukunda kandi bihebuje cyane, ndashima Imana ko atari twebwe twayikunze mbere ahubwo niyo yadukunze. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, nawe umuntu yaceceka akituriza gusa akavuga icyo kintu ubwacyo gihindura ubuzima. Imana yacu ni ishimwe cyane. Sinzi niba muri kunyumva neza, murabigaragaza. Imana ibahe umugisha cyane, muri umugisha. Tugiye gutangira rero tuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kongera kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu, tugiye kongera kurikognayzinga ubuzima twahawe muri Kristo Yesu. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Amazina ngira ngo mwayabonye kuri flyer, ni wa musore umwana w'Imana Ishimwe Claude. Ndashimira ko Imana ibanye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndetse dukoma amashyi tugaragaza kuri twatsinze twacu. Wow, amen. So ndishimye cyane, namaze iminsi ndi mu bizamini, ariko Imana yo kabyara nabyaye impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni ukuri habwa icyubahiro pe, habwa icyubahiro, izina ryo rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kuganira ku ijambo umutwe uvuga ngo salvation a God initiated act free of human initiative, cyangwa se agakiza, igikorwa cyatangijwe n'Imana ndetse n'igikorwa cy'Imana hatagize uruhare rw'umuntu uwo ari we wese. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero bino bintu birakomeye cyane kubivuga, kubera ko rimwe na rimwe abantu batarasobanukirwa ubuntu bw'Imana dushikamyemo, bataramara kumenya imbaraga z'urukundo ndetse n'imbabazi z'Imana, biragoye cyane kumva kino kintu ko agakiza ari igikorwa cy'Imana ubwacyo, divine act, igikorwa cy'Imana ubwayo, nta muntu n'umwe wigeze ubigiramo initiative cyangwa se uruhare. Imana yacu nishimye cyane. Rero tumaze iminsi twiga ku gakiza. Kera ubundi gukizwa kwari ukurokorwa mu maboko y'umwanzi, ko umuntu yari ari hanganye n'umuntu, Imana igatanga ubutabazi agakira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi agakiza turaza kuvuga ni kandi ako tumaze iminsi tuvuga, cyangwa se ako twahawe, ni agakiza kaboneka muri Luka igice cya 27, no kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Imana yacu nishimye cyane. Turavuga agakiza katubariye ibyaha, turavuga agakiza kadukijije tukava mu bugoyi bw'icyaha, tukava mu mwijima tukajya mu mucyo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero abitiranya gukizwa icyo bivuze, bavuga ko hari nivo cyangwa se level zo gukizwa. Bamwe batuyakijijwe uburyo runaka, abandi batuye ntabwo yakijijwe neza, abandi bagatebya ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Ariko mu by'ukuri abera twese twakijijwe kimwe. Amen. Ahubwo interpretation n'abantu batureba bahera ku kuba tutari twagakura, cyangwa se bwabujiji, cyangwa se sin consciousness, cyangwa kwimenyaho icyaha, ukagena muri uwo mujyo. Ariko ubundi warakijijwe. Nta rwego rwo gukizwa ngo umuntu akijijwe neza, uyu muntu akijijwe nabi. Twese dukizwa kimwe, ni ukubabarirwa ibyaha, ni ukwakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Rero agakiza ntabwo ari igikorwa cyangwa umushinga watangijwe n'umuntu, cyangwa se ngo wasojwe n'umuntu cyangwa uzasozwa n'umuntu. Oya, it is God initiated act. Ni igikorwa cy'Imana ubwayo 100%. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari umuntu unaze nkurikira aravuga ngo Imana rero ntabwo Imana igira urukundo, Imana ni urukundo. Niyo turi kuvuga ngo umuntu ni ikintu no kuvuga ngo umuntu afite ikintu ni ibintu bitandukanye. Tuvuze ngo umuntu ni ikintu, tuba tuvuze yuko uyu muntu nyine nyirizina ni icyo kintu. Imana rero ntabwo ifite urukundo, Imana ubwayo ni urukundo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Rero hari ikintu gitangaje tunababaje cyane gitera agahinda. Abakristo, abitwa abakristo, reka mvuga abitwa abakristo, nibo bantu babayeho mu bwoba. Benshi abitwa abakristo babayeho mu bwoba, ntibaragasobanukirwa agakiza icyo ari cyo. Bumva ko ari imirimo no gukora neza. Yo Mana Nyagasani, Imana ishimwe cyane. Hari abantu hano twasenganye turimo kumwe hano muri groupe, baje natumiye, baje kudusura. Kaya dukura kuri mirimo ngo Yesu azajyana bihannye neza, ngo abasinzi ntazabajyana, oya, abasambanyi ntazabajyana, oya, Yesu azajyana bihannye neza. Ariko this is what the law provides. Abaroma 3:19 ngo amategeko abwira ategeka abayobora ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo uko ari ntawe uzatsindishirizwa imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Rero
imbere y'amategeko nta muntu umwe uzigera atsindishirizwa, no habe na gatoya. Amategeko rero ikintu amaze just ni uku exposing ibyaha, ni ukugaragaza ngo Claude ni umunyabyaha, ni ukugaragaza ngo Hope ni umunyabyaha, ni ukuvuga ngo nta kindi kintu amara, ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Mwurumva ikintu bita kuziba, ngo kazibwe, ngo kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Imana yacu nishimwe cyane, ngo kuko imbere yayo nta muntu n'umwe uzigera akiranuka. Rero impamvu nyatangireho ni uko aya mategeko nubwo bwose ari uko nguko ameze, ni meza kubera ko ijambo ry'Imana ikomeje kuri 21, reka bahatuzanire Abaroma 3:21. Aya mategeko turaza kwifashisha kubera ko ni ikintu gikomeye cyane kiraza kutubwira abo twari bo, urwego rwacu. Abaroma 3:21 mu gihe ariko hazana, reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Uko gukiranuka dushikanyemo, ako gakiza dufite, nubwo bwose amategeko arimo ngo twavuze ko expose icyaha, ariko ni meza kubera yuko niyo ahamya gukiranuka kw'Imana. Lebo shaya mandoke yabo, Imana ishimwe. Niko guhamya, niyo ahamya gukiranuka kw'Imana. Ahamya gute? Ni kuvuga ngo iyo wirebe mu ndorerwamo y'amategeko ntushobora kubona gukiranuka, just ubona ko wambaye ubusa, ubona ko ntacyo wakishoboza, ubona ko uri nawe. Niho hahandi usarendwa ngo Mana nawe biragaragara ko iyi ndorerwamo ngiye ntayipima, ngo iki kigiye sinakipima ngo bikunde. Niyo mpamvu ahamya gukiranuka. Rero ikigaragaza ko imbere yayo umuntu ntashobora gukiranuka, bityo ugukiranuka kw'Imana, reka tukujyanye nuko uwo udashobora gukiranuka ku mategeko, niko n'ubundi udashobora kujya gukiranuka kw'Imana hatabayeho umuhuza ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu Timoteyo igice cya 2, Timoteyo wa mbere igice cya 2:5 yavuze ngo kandi hariho umuhuza umwe, hari Imana imwe, n'umuhuza umwe w'abantu n'Imana, nawe ni umuntu, ni Yesu Kristo. Rero icyo bisobanuye, hatabayeho uyu muhuza, nuko gukiranuka kw'Imana ntushobora kugeraho. Imana yacu nishimwe cyane. Rero mu kuva 33, reka batuzanire kuva 33:20 yageze ku murongo wa 22 tuhasome. Turi ukuntu Mose Imana yamubwiye ko atabasha kuyireba. Ntabwo wabasha kundeba, ntushobora guhagarara imbere yanjye ngo bikunde. Oya, kuva 33:20 ijambo ry'Imana gikimo kuva 33:20 ngo kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu hagufi bwanjye, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. Haleluya. Ngo kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu gusate bw'igitare. Haleluya. Ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Mose ngo Mose, wari uzi n'ibindi, it is impossible, ntibishoboka kundeba mu maso. Oya, ntabwo bikunda, ntabwo wandeba ngo ubeho. Ngicakora hariho ahantu bugufi bwanjye, lebo mando keya shayabo, mu izina rya Yesu hariho imbere, hariho ahantu bugufi bwanjye, aho ngaho uzahagarare ku rutare. Urutare Kristo. Haleluya. Ngo kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, Imana ishimwe, ngo nzagushyira mu busate bw'igitare, nzagushyira muri Kristo, ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, ubashe kundeba. Nuko Imana ishimwe cyane. Ngo arangije ijambo ry'Imana rirambwira ngo hereye kera nta muntu ugeze kubona Imana, nta muntu n'umwe ugeze kubona Imana usibye we Yesu Kristo, wamuhishe kuri Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe cyane. Uburyo bwa mbere buragaragarira muri Edeni. Uhereye ku munsi Adamu na Eva bacumuraga, ntacyo bakoze usibye kwimenyaho icyaha. Imana yacu nitugire neza cyane. Ariko nta kindi kintu bakoze bakimara kwimenyaho icyaha. Mu gihe ari kuturebera Itangiriro 3:9 na 11 na 11, iyo umuntu amenye ko ari umunyabyaha byose bikarangiriraho, ntacyo bimaze. Ni nko kwiyebera muri mira ukabona ufite ibiheri cyangwa se udasa neza kuri face, ariko bikaba n'ubundi nta kindi bigufasha usibye ipfunwe. Kereka iyo ubaye ufite uwaguha icyagukiza ibyo bintu ufite kuri face cyangwa se ku isura. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwirebera mu ndorerwamo y'amategeko, wibona ko wandi uri umunyabyaha. Iyo umaze kubibona ntacyo bimaze na gatoya, igihe cyose hatari umuntu ushobora kuba waguhereza ibyo kuguhanagura muri ayo maso wagize ufite n'ikibazo.
rero hano badushyiriyeho Imana igumugisha cyane ngo Uwiteka Imana yahamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Ntabwo Imana ari ahantu hari mw'abantu, ntabwo ari hayobewe, yaramaze gucumura ngo arisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, mpenyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Umva ukuntu Imana yamubajije, iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ninde wabikubwiye wa muntu we? Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Arangije umva ukuntu ayibwiye, ngo arayibwira ngo Imana imubwira ngo wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Imana imubwira ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Sin conscious. Adamu akimara kurya ku giti yahise atangira kwimenyaho icyaha, amenya yuko mu by'ukuri nyine yanduye. Ariko Imana imubwira ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ninde wabikubwiye? Ngo wariye kuri cya giti nakubujije. Imana yacu nitugire neza cyane. Noneho ku murongo wa 14 dutarutse, umva ukuntu byaje kugenda, ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ariko hangana hagize ndibaza ati ariko kuki Imana itabanje kuvuma Adamu na Eva igahera kuri iriya nzoka? Imana yacu nishimye cyane. Imana ivuma inzoka. Igitangaje tugeze ku murongo wa 20 muri iki gice, ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Haleluya. Ibi bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo mu budahemuka bw'Imana, mu rukundo rw'Imana, wowe kwimenyaho icyaha kwawe nta kintu na kimwe byagufasha habe na gatoya, usibye kwizera gusa ubushobozi buri muri Kristo Yesu, buri mu mbaraga z'Imana zahishwe muri Yesu Kristo, zishobora kwizaho imyanda yose. Aho ngaho niwe ubasha gutinyuka, kuko nyuma y'uko ibi ngibi bibaye, Uwiteka Imana yabaremeye imyambaro y'impu irayibambika. Byagaragaza iki? Hari ijambo rikomeye cyane abaririmbyi barimba ngo umugaragu w'Imana Yesu nakoze iki? Ngo cyatumye unterura nambaye ibicocero, uncira inzira ahantu njye ntari nshoboye, ngo ntabwo banzagira ni we ngabo yanjye. Imana yarafashe ducira inzira aho twe tutari dushoboye. Imana ibasha kuturemera imyambaro. Rero urukundo rw'Imana rutagira akagero ntabwo rwigeze ruca umuntu nyuma yo kutayumvira, ahubwo Imana yamuzaniye agakiza ntacyo Adamu akoze. Idini iyo ukoze icyaha turagutenga, baragutenga akakubwira ngo ubu none uyu nguyu ubaye ikivume. Ariko ndagira ngo ubwire ngo umunsi umwe Pawulo yasanze ngo yamenye ko hari abantu badutsweho ibyaha, aravuga ngo noneho namenye neza ko muri mwega hadutswemo ibyaha. Ngo ibaze kuba hari n'umuntu uri kwenda mukase. Aravuga ngo none ubwo bimeze bityo, nasabye Imana kugira ngo uwo muntu nze tumuhe Satani, ariko ubugingo bwe bukizwe, umubiri we urimbuke. Idini ryo ntishobora gutekereza ko umuntu turi kuvuga ari ubugingo bw'umuntu, bavuga ngo reka uyu muntu dukize ubugingo bwe naho umubiri we urimbuke, ahubwo ngo uyu muntu tumucireho iteka, bakamutenga. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ubugingo bwacu bishanywe na Kristo Yesu. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ubugingo bwacu bishanywe na Kristo Yesu. As long as wizeye imbaraga z'umuzuko, as long as wizeye Yesu Kristo, ubugingo bwawe bwashanywe na Yesu Kristo. Uko ntacyo wakoze kugira ngo ubone agakiza, n'icyo uzakora ngo gatakaze, icyambere ni ukubimenya. Kubimenya nibwo buzima. Niyo naho mpamvu muri ibi byavuze ngo iyo mbimenye biramfasha, bigatuma mbasha kubibamo, bigatuma ngira ubuzima buzima. Kubimenya nibwo buzima bwa bene data. Ubundi buryo bwa kabiri ni igihe Aburahamu Imana ubwayo yahaye Aburahamu umwana nk'uko mubizi. Rero itangira 22 guhera ku 9 kugera ku 14, Aburahamu Imana yaramubwiye ngo noneho fata umwana ujye kumuntambira. Imana yari yaramuhaye umwana, n'ubu arangije ngo aramufata ajya kumutamba. Ngo none ari mu nzira ariko Mana we, reka mbabwire hari igitangaza kidasanzwe mw'abantu, reka tubasome hano hantu ariko uri mwiza Yesu. Munyumvire mwami, ngo bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho zahabu, abisa ku muhungu we, amurambika ku icyo gicaniro hejuru yiwe. Tutaragera aha ngaha ku mirongo ibanza, Isaka yabajije Senga, ariko dadi ntikarama, igitambo kiri ko ntacyo ujyanye n'uyu muzabona tubaze icyo kibazo, ariko ubwo burakijijwe imirimo yawe iri hehe? Ariko ibindi bintu bimeze bite? Aramwanga, ariko dadi igitambo kiri hehe? Noneho ngo Aburahamu aravuga ngo tugende, nta kibazo, Imana yagiteguye, ibintu byose bimeze neza. Uko kwizera byonyine. Ngo noneho reka dukomeze dusoma aha ngaha, ngo Aburahamu yubura amaso
kuri 12 reka 11 ngo marayika w'Uwiteka amuhagarara reka dusubire hejuru ku 10 Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. 11 marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu Aburahamu, aritaba ati karame. 12 aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utatinya umwana wawe utanyimye umwana wawe w'ikinege. 13 Aburahamu yubura amaso arareba. Ayubura amaso arareba. Iri jambo turi keeping ngo yubura amaso arareba, ngabona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yafashwe mu gihuru. Imana ishimwe cyane. Yabonye iyo ntama, cyari igitambo Imana yari yahasize. None arangije ikintu gikomeye, ntabwo byarangira ngaha ngo nuko none ngo Aburahamu yita aho hantu Yehova yire, ngo kuko bavuga ngo kuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa igitambo, kizabonwa ku musozi w'Uwiteka kizabonwa, cyagombaga kuzabonwa igitambo. Imana ishimwe cyane. Rero rya jambo nashaka ko turi kwipinga ngo yubura amaso, iri jambo ryakoreshejwe nanone mu kubara ubwo Mose inzoka zaryaga abantu. Turaza kwagira wenda hepfo ngo none ngo zimaze kubarya ngo batakira Mose n'Imana ngo dukize bino bintu. Imana irangije ngo none ugenda ucura inzoka isa n'izira nzoka iziri kubarya mu muringa, ngo umuntu naza kubura amaso bakabasha kureba kuri iyo nzoka iri ku ibendera warabasha gukira. Imana ishimwe cyane. Ni naryo ryakoreshejwe muri Yohana 3:14 ubwo Imana yavugaga, ubwo Yesu yavugaga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo kugira ngo umuntu nayirebaho abashe gukira umara bw'inzoka, ngo niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo kugira ngo ubura amaso akamureba. Kubura amaso ukareba ugatumbira umusaraba, ibyo byonyine nibyo bibasha kudukiza, nibyo bibasha kutubera ubuzima. Imana yacu nishimwe cyane. Rero Aburahamu amaze kubona umwana w'intama amutambaye igitambo. Wow, uri umugisha rwose ni ukuri. Aburahamu arebye ngo abona umwana w'intama amutambaye igitambo kizabonwa ku musozi w'Uwiteka. Wakibaza ngo kuki atavuze ngo kirabonetse? No, it was a belief. Yari yizeye yuko ntabwo ari ibingibi Imana ikoze gusa, ahubwo mu mugambi wo gucungura abantu, mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu hagomba kuzaboneka igitambo. Imana yacu nishimwe cyane. Ubundi buryo ni uburyo buboneka mu itangiriro. Nagiye ngerageza guhuza isezerano rya kera ndetse n'irishya kugira ngo bize kudufasha kubyumva neza cyane. Isiraheli cyangwa se uwitwaga Yakobo kera umunsi yarotaga. Reka mbabwize ukuri, umuntu uranga utarakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni ukuri pe. So to say, twe kuri fellowship yacu uko byasa kose abantu bose baramwakira nta no gushidikanya, ariko umuntu waba wadusuye ataramwakira, please reka mbwize ukuri, n'umuri njye muzindutswe ibyanjye, muzindutswe kwigenga, ni ukuri nta mbaraga ufite. Reka kwiyemera, no, reka kwiyemera, nta mbaraga ufite. Mu mirimo yose wagiye ugerageza nta n'umwe wigeze uba successful. N'uwabaye successful n'uwabaye wagerageje gukunda, ntabwo mu by'ukuri undi wakunze. No, rekeraho wirwana n'ibyo bintu. Izere Kristo Yesu wakira ubuzima, uve mu bwoba, uve mu mibereho y'ubwoba, uve mu mibereho y'imiraba. Rero Itangiriro 28:10 hagaragara plan of reconciliation, umugambi wo kunga abantu n'Imana. Ni umugambi wagaragajwe ubwo mu gihe kira kuba turebera Itangiriro 28:10 kujya ku 13. Umugambi, yego, wow, uri umugisha ni ukuri rwose. Ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yego, yenda ibuye, wow, ngo yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura. Wow, ibuye araryisegura mu mabuye yaho araryisegura, ngaryamaho arasinzira. Reka babwire, in Christ dufite amahoro mw'abantu mwe. Kuri Kristo niwe twegamiye. Umuntu wese uryamye kuri Kristo, muri Kristo, uri muri Kristo, dufite amahoro mw'abantu mwe. Ubunozo y'amahoro atemba ava mu ijuru, nta handi aturuka. Yabonye ibitotsi kandi aryamye ku ibuye. Ni Kristo Yesu. Ngo arangije ngo agiye kuryama, aryamye 12 ngo ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, ngo abamarika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Imana ishimwe cyane. Kandi Uwiteka aragaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana sogokuruza Aburahamu, Imana y'Isaka,
iki gihugu uryamyeho. Imana ishimwe, iki gihugu uryamyeho nzakiguha gakondo. Iri buye uryamyeho rizaba ubuzima bwawe. Iri buye uryamyeho ari we Yesu Kristo rizaba iwawe. Imana we ntabwo amubwira iki gihugu Haleluya, uryamyemo. haleluya. Boshaya, Imana ishimwe, iki gihugu uryamyeho. Ariko Mana we urahambaye, iki gihugu uryamyeho, iki gihugu uryamyeho, iki gihugu uryamyeho nzakiguha gakondo. Ntabwo amubwiye icyo aryamyemo. Kuki mutabyumva ibyo bintu? Icyo aryamyeho ryaribuye uwo Kristo uryamyeho. Imana yacishimye cyane. Rero si gusa uru rwego rwagaragazaga reconciliation, guturuka kuri Kristo, kuva kuri rya wijya mu ijuru. Niho hantu honyine Imana iziyungira, yagombaga kuziyungira n'abantu. Nta handi hashoboka, nta handi hari kuboneka, hashobora kuboneka ukunga abantu n'Imana hatabaye kuryama kuri rya buye. Kuri rya buye niho honyine hashobora kuzaduhuza na rya juru. Imana ishimwe cyane. Iri buye ni Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya rirambwira ngo dore kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo ngiyo izitwa iyo kwera, abandi imitima niyo yazanyuramo izaba iy'abandi, kandi abagenzi nibo babaswa ntibazayiyoba. Imana ishimwe cyane. Arangije Kristo ubwo aravuga ngo ni njye nzira noneho sasa, ngo ni ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa data namujyanye, nta muntu wari kuri rwego atamujyanye. Imana ishimwe cyane. Whatever the plan, whatever the compression of anything, it is done through Jesus. Imana ishimwe cyane. Uku kunga abantu n'Imana byakozwe na Yesu Kristo wenyine, wenyine, wenyine. Rero ariko batuzanira Yohana 1:51, bahatuzanira Yohana 1:51. Yesu ni urwego mwavana, urwego arongera akaba urwego we. Hatuzanira Yohana 1:51. Yesu ni urwego rukomeye cyane, mureke mubyumve. Aravuga ngo kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Haleluya, bakamumanukiraho. Kristo niwe rwego rwonyine rwaduhuje n'ijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Rero wa muntu ushaka kwigira, igire n'akazi kawe, igire n'akazi kawe. This is the way, Jesus is the way. Yesu wins. Abaheburayo 10:19 niba shani bahazane ngo nuko bene data ubushize bw'ubwoba bwo kwizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira duciriye nshya kandi ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. 24 ngo nuko twegere tudatinya, imitima yacu iminjiro kutimenyaho ikibi. Abanyedini barahita bamfunga ahangaha, kutimenyaho ikibi. Iri jambo reka ndisome neza itsindagiye, ababyumva ndabizi neza biraba bikomeye. Abaheburayo 10:22. 10:22 dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwiye 22. Abaheburayo 10:22. Yego, atuvuze ngo twegeye dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiro yo gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu hagijwe amazi meza. Imana ishimwe cyane. Muribuka ya sine conscious twavuze mu itangiriro, handi Imana baje ngo uri hehe, ngo kuki wagiye, ati nambaye ubusa. Ninde wabikubwiye? Ijambo ry'Imana riratuje tuwe ngo mureke kwimenyaho ibibi, muri abana b'Imana, mwamaze gutandukana na kamere. Iri ngibi nimbivuga umuntu wese abyumve nk'ikintu gikomeye ijambo ry'Imana ritubwiye. Ahangaha hari umuntu utaza kubyumva, kuko arahita akubwira ngo aka kanya niba udatekereza ko uri umunyabyaha, ubwo urita Imana inyabinyoma. Turamutumira muri second service. Reka dukomeze. Nayovuze n'ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ratubwira ngo nta wundi muhuza uri hagati y'abantu n'Imana usibye Yesu Kristo. Timoteyo 1:2. Reka dukomeze ubundi buryo bwa kane. Ni uburyo bwagaragaye ariko Mana we ushimwe cyane. Ni uburyo bwagaragaye from umusozi wa Siyoni, wa Sinayi tujya kuri Siyoni. Wow, Mana ishimwe cyane. Rero aha hantu reka amasomo Abaheburayo 12:18.
reka dusome mu izina rya Yesu Heburayo 12:18. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Umutwe w'ijambo uravuga ngo itandukaniro ry'ubwami bw'Imana bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Heburayo 12:18 gukomeza, haravuga ngo ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo, abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo, kuko batashoboye, Imana ishimwe, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Imana yacu nishimwe cyane. Hano ijambo ry'Imana ritangiye tubwira ukuntu twebwe twagize umugisha ntabwo twegereye wa musozi w'amategeko. Uyu musozi hari itegeko rivuga ngo nyine kuri 12:20 ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Mu yandi magambo, umuntu uramuka wishe itegeko, uwo ari we wese, umuntu wegera umusozi agomba kwicishwa amabuye. Rero abantu kuko bananiwe kubyubahiriza bagize ubwoba, umunsi babwirwaga ngo umunsi bifuzaga kujya kubonana n'Imana, bifuzaga kujya guhabwa ya mategeko, bifuje kujya kuri wa musozi. Noneho ngo benda kuwegera inkuba zirakubita, ibintu birakomera cyane, ngo abantu bose bagira ubwoba. None ijambo ry'Imana ngaratubwiye ngo mwebwe mwagize amahirwe, mwebwe bera b'Imana, mwebwe bantu b'Imana, mwagize amahirwe, ntabwo mwegera umusozi 22 baravuga ngo ahubwo mwegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, ngo kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika, ngo n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, ngo mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Ikindi gikomeye cyane, ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Imana ishimwe cyane. Amen, haleluya. Haleluya, haleluya. Twebwe twagize umugisha, my brothers and sisters. Amen. Twebwe twagize umugisha. Nabivuze haruguru, ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo amategeko abwira abantu ayobora ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa wa muntu. Ni ukuri nta n'umwe uzatsindishirizwa. Twegereye umusozi Siyoni, ururembo rw'Imana ihoraho. Si ibyo gusa, negereye umusozi Siyoni, negereye ururembo rw'Imana ihoraho, negereye iteraniro ry'abamarayika, negereye Yesu umuhuza w'isezerano, ndi umuragwa mu bwami bw'Imana, nta kabuza tuzabana mu ijuru, nari kure y'amasezerano, sinari mfite Imana rurema, kubwa Kristo Yesu negereye Imana ihoraho, sindi umushyitsi mu masezerano. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo twebwe twegere umusozi Siyoni. Wow. Mana, mbega ibintu byiza we. Ako bajyaga ngo abantu basenga bagira umunezero nkawubura, kubera ko niberaga mu bitegeko, mba mu buzima, please. Ariko nyine Imana bari gutekereza nkageza umutima kure. Ibaze mbandi gutekereza business ya miliyoni 30, sunabazwa n'iki kugeza umutima kure. Imana bari kureba ibintu ko uyo muntu mwumva ngo mudamurakariye. Imana bari gutekereza nkageza umutima kure. Imana bari ngo Yesu, ni izina rya Yesu abazimu bashye. Turi abana b'Imana. Rero reka dukomeze tujye kuri ya nzoka y'umuringa igaragara. Iki ni ikintu cya gatanu, ni ya nzoka y'umuringa igaragara mu kubara. Angana gutsa kuhatinda cyane. Umunsi umwe abantu bitutombeye Imana na Mose, ni kubara 21 abantu azi kwasoma, ubona umwanya abazi kwasoma rwose. Kubara 21 wenda umurongo wa 8, none babaze ngo kuba Imana bare kutiyanira kureka. Ati Imana bare nabonye umuntu kararancuumuza, yewe kandi none uri kumurondora ari kumucumuza, ntabwo byoroshye. Nuko noneho ngo kubara 21:8 ibintu byabaye sasa. Rero ngo umunsi abantu bitotombera Mose nande ni Imana. Ngo Bibiliya iravuga ngo iravuga ngo Imana ngibateza inzoka, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana bateje inzoka, ahubwo uko bimeze iyi nzoka ishushanywa n'umujinya cyangwa se n'ubusabwe bw'icyaha n'ingaruka z'icyaha. Kandi nk'uko twabonye ejo bundi abantu bagerageje gukurikira Daddy Olympe ndetse n'abantu bagerageje
kwiga iri jambo twabonye yuko iyo dusoma ijambo ry'Imana hari amagambo abiri dukwiye gutandukanya mu ijambo ry'Imana, icyo bita permissive interpretation and permissive view and causative view. Iyo tuvuga permissive view ni ibintu Imana yashatse ko bibaho, noneho causative causative ni Imana yashatse ko bibaho yateje nyirizina, noneho permissive ni ibintu Imana yemeye ko bibaho. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umuntu yapfuye ntabwo Imana aba ari biteye, ntabwo Imana ikuzinga ibintu, ni permissive, yemera ko ikintu kibaho ariko ntabwo ari bayagiteye. Noneho ahangaha ntabwo Imana yigeze bateza inzoka, kuko mu kuri mu Mana havamo ibintu byiza gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni we se w'imico, nta kintu kibi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri we haboneka impano nziza, ibyo gutanga byiza byose bituruka mu Mana, nta kintu kibi kiva mu Mana. Rero ahangaha ni ingaruka z'icyaha, just ingaruka z'ibyo bari bakoze zababereye nk'ubusabwe bw'inzoka. Rero Bibiliya ivuga yuko nyine ngo Imana ibateza inzoka, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yabateje inzoka, ahubwo effect zabagize, ingaruka zabagezeho zigiranwa n'ubusabwe bw'inzoka. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo ahangaha ku 9 haravuga ku 8 ngo Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo zindi zabariye, uyimanike ku giti cy'ibendera. Reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe, mureke twumvikane hano hantu we, ntihaducike. Ni ukuvuga ngo twamaze kumva ko ziriya nzoka atari Imana zibateje, just ngo ni Imana yabateje. Ni icyaha ntiducike. Noneho Imana yamubwira ngo noneho cura inzoka isa n'iyo ngiyo, mu yandi magambo cura icyaha. Twamaze kumva ko ziriya nzoka atari Imana zibateje, just ngo ni Imana yabateje. Ni icyaha kugira ngo noneho Imana yamubwira ngo noneho cura inzoka isa n'iyo ngiyo, mu yandi magambo cura icyaha. Twamaze kumva ko ziriya nzoka atari Imana zibateje, just ngo ni Imana yabateje. Ni icyaha kugira ngo noneho Imana yamubwira iyo nzoka muringa agakira. Ni ukuvuga ngo Imana ifashe Kristo Yesu icyaha, ibyo twavuze no kubigaruka mu Yohana iyo nzoka muringa agakira, kugira ngo umuntu namureba Imana ifashe Kristo Yesu icyaha abashe kugaruka mu Yohana yagira. Rero Uwiteka kugira Mose gutya yamuhaye kondisiyo kureba inzoka muringa agakira, kugira ngo kubura amaso ukareba ku musaraba niyo honyine ashobora kuboneka. Nk'uko Dawidi yavuze, Dawidi ni Salomo arimo yandika Zaburi ngo ndubura amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava hehe? ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mu yandi magambo, nureba mu misozi, umusozi niyo Yesu Kristo yabambwe, niho honyine hari gutabarwa. Ni ukuvuga ngo niba ubura amaso ukareba Yesu Kristo kwabambwe, niho honyine ushobora gukirira. Hagarika kwiyemera wa muntu. Akabanziriza akanyuma rero kavuga iki rero? Tumaze iminsi tubireba muri groupe abantu tubana, Imana ibamugisha cyane. Ni ikimenyetso cy'amaraso i Gosheni muri Egiputa, kuva 12:13. Mu kuva 12:13 reka tubasome kuva 12:13. Yego, reka tubasome mu izina rya Yesu. 12:13 mu kuva, ijambo ry'Imana tubwiye ngo ayo maraso azabera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Rero Imana yabwiye abantu, yabwira ngo mwebwe mufate amaraso. Ahangaha yari ari kubabwiriza ibya Pasika. Nyamara ababwira ibya Pasika murabizi ko bisobanura ijambo kunyurwaho na marayika w'umurimbuzi. Kunyurwaho birasobanuye ngo njye ninza kurimbura abandi bantu, wese nzakurimbura kuko uriho amaraso. Abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimugacogore. Twe turi ikimenyetso cy'amaraso, ntabwo twifitiye, my dear friends, ntabwo dufite. Noneho ngo umunsi umwe Imana irababwira ngo rero noneho mubage, yababwiye ibintu byinshi, ukuntu baga umwana w'intama ufite inenge n'ibiki byose, ariko noneho amaraso yayo bagayatambira bakayashyira ku muryango. Imana ishimwe cyane. Bari kuyashyira ku muryango, umuntu wese naza umuntu aho muzaba muri
amaraso muyashyire ku muryango, ngo ninza marayika murimbuzi naza akareba ku muryango akabona amaraso. Bibiliya y'icyongereza bivuga neza cyane ngo the blood shall be the sign. Amaraso azaba ari ikimenyetso. Imana ishimwe cyane. Amaraso azaba ikimenyetso cyangwa muzaba muri, kuko aho ngaho niba ari muzamuri, marayika murimbuzi ntabwo azahinjira. Icyo nicyo kimenyetso abana b'Imana twahawe. Rero icyo ngicyo ntabwo cyavuye kuri initiative y'umuntu, ntabwo ari umwana w'umuntu. Wa muntu uri aha ngaha turimo turasengana, ni ukuri ndagira ngo umenyeshe yuko nta wundi agakiza kabonerwamo. Imana y'umugisha pastor wacu, icyo cyane twe turimo turakoreramo, ijambo ry'Imana riri mugaragara mu byakozwe n'intumwa 4:12 ngira ngo rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, nta rindi zina abantu bahawe ryo gukizwa atari izina rya Yesu. Mwa abantu b'Imana mwe, ntabwo ari abantu bibwirije ngo bafate umwanzuro bavuga ngo reka tubage ihene cyangwa intama, aya maraso tuyamanika tuyatamiriza ngaha. Oya, ni initiative y'Imana. Mwa abantu mwe, umugambi w'Imana na mbere yo kwisireba kwari kuzacunga umwana w'umuntu. None se ubuza amahoro kandi byitwa ngo urasenga? Ubuza amahoro kandi byitwa ngo uba muri Kristo? Ubuza amahoro kandi byitwa ngo ubana n'Imana? Ese nawe uracyagira ubwoba bw'urupfu? Ese nawe ubayeho mu buzima bwo kuvuga ngo Mana biragenda bite? Ese ubayeho mu buzima uvuga ngo ese nimfa ntabwo nzajya mu ijuru? Ese nawe ubaye muri ba bantu bashidikanya ngo nta bugingo mfite? Oya, oya, ijambo ry'Imana tuvuga mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganije rwose rumara ubwoba. Kandi umuntu wese ufite ubwoba ntiyari agashyikira urukundo rw'Imana, kuko ubwoba buzana igihano. Ubwoba ngaragaza ko utarizera. Izere Yesu Kristo, niwe wenyine watanze, niwe wenyine watanzwe kugira ngo tubashe kubona ubuzima. Rero kandi iki kintu ugomba kukimenya, kivugwa mu Baheburayo 9:13 kujya ku 14. Niba amaraso y'ihene yarozaga imibiri y'abantu, ibaze none nkanswe amaraso ya Yesu Kristo. Rero nta cyago cyagombaga kubaho ngo kibarimbure, kubera ko bari bakingiwe n'amaraso. Mu maraso niho umuntu abarirwa ibyaha. Ushize Apostle Nahman yakomojeho avuga yuko hatabaye kumeneka amaraso nta kubarirwa ibyaha nk'uko ijambo ry'Imana ritugaragariza. Rero amaraso yaramenetse. Cyakora niba wowe urimo urarwara intambara ukaba uzamena amaraso yawe, kazi yako, ariko ndakurahiye ntawe uzamena, ntabwo bizagukundira. Rero akira ubuzima Yesu Kristo yaguhaye, ube mu buzima bw'umudendezo, nawe ubyibuhe nk'abandi, ubyibuhe, ureke kwirirwa imibereho yawe ihangayitse. Ariko ngo Mana ngo ndimo ndasenga 6 ngo yo kubohoza ubugingo, ngo ndasenga ngo dufite amasengesho 10 ngo dufite akitatu ngo dufite agatatu ko gusengera ubugingo, ngo dufite akabiri ngo niba nako kabaho. Nukuri oya pe, oya. Imana yatanze ubugingo, ahubwo wakira, ubura amaso rero ku musaraba. Reba mu Kristo, ndimo ndasoma agatabo k'umugenzi ejo bundi ndagasoma, nagiye kumva ngo umuntu aramubwira ngo noneho rero ibyo bintu byose ubona wikoreye, ngo reba hari hakurya, reba hariya, urabona iki? Ndabona gutya bimeze gutya na gutya. Okay, giraho ni hari ku musaraba, nuhagera imitwaro yawe iragwa. Imana yacu nishimye cyane, oya ni ukuri. Ariko Mana urahambaye ni ukuri. Rero biragoye cyane unanjye kubwira gutya. Imana nanjye yaranzahuye, ni ukuri pe, yaranzahuye. Nanjye nari umunyamategeko mwiza cyane, none bigereka nuko nyiga mu munyamategeko uhamye, menya principles zivuga yuko nta cyaha, nta tegeko, nta cyaha, menya ibintu byinshi. Rero nawe uyu munsi ni ukuri wakakira ubuzima, ni ukuri wakakira ubuzima pe. Hano inshuti yanjye, reka mbikomozeho nta kundi, dukunda gusengana mu butayu, hatubwira Imana ati Mana rero ariko witeka we Mana, reka mbireke. Rero icyanyuma rero, twakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mana we, nagize umugisha wo kumva ubutumwa bwiza 2018 niga mu wa 4 segonderi, mu wa 5 gutyo 2019 gutyo. Mbubwirijwe n'umwana w'umukobwa twiganaga, yaraje arambwira ati Claude, rero njya mbona wigisha ijambo ry'Imana hariya mu byo mwita ngo ni amasengesho. Urambwira mu byo twita ngo ni amasengesho, ngenda akijijwe maze imyaka inganye nabatijwe 2011, wowe urambwira ngo byo mwita ngo ni amasengesho. Toya, tega amatwi mubwire, ndagira ngo ubwize ukuri, Imana izagutwika. Kubera iki wirirwa ubeshya abantu babwira amategeko? Imana bavuga ngo
umukobwa ndamutinya sindi vuga izina rye kuko abantu hangaha baramuzi, noneho arangije ambwira ubutumwa bwiza, ndamubwira ati numva nyikanzemo, reka mbabwire bano bantu tubwiriza ubutumwa bwiza batabwumva ni ukuri, babizi ukuri, bagira ubwoba ahubwo nuko baraho bati iki kintu ningire kura abantu banzi bizagenda, niba ngo nabawe umunyabuntu, niba ngo narakijwe, nakira agakiza kuko nasenganaga nabo, bazavuga ko nari naraguye, ese ntibazavuga iki n'ibiki. ubwo kigira perezida wa korali ngiye kwivugiza. Noneho umukobwa muzima aranyegira ngo ati koro nuko ibyo ushatse wahagarika. Nawe ndagenda nsenga amasengesho y'ibiri yo kuvuga ngo yo kurwanya umudayimoni ukora muri uwo mukobwa y'ibiri. Ndagenda ndasenga y'ibiri rwose, mana uriya mukobwa nyine kuma ikimenyetso nkagenda nkakimubwira yuko ari mu buyobe, yuko ubuntu ari ibiki n'ibiki. Ndasenga rwose, nari umuntu wakabya hatari, ahantu bari banzi nari inkomeye. Noneho mbaye ko yasenga ndamubwira ati kamubwiza ukuri, njyewe mpamanyijwe n'Imana indimo, njyewe ejo nzaza nkubwira ikintu Imana yambwiye kuri we kandi mu by'ukuri kiri seriye. Nawe ndatangira kuryama, ryama mba nta kintu Imana irimo irambwira kuko numvaga ngo nizeye kabisa ku rwego rwo hejuru. Noneho mu gihe ndyamye ntekereza ati Mana nyagasani, nka buriya wagize ikimenyetso muhereza, usuko ko wagize nk'ikintu mbwira nkazakimubwira kikaba ikimenyetso cy'uko navuganye nawe kandi ugahita ubikora direct. Hari nk'ukuntu bene bano bantu badakijijwe batavuga ati Mana nyagasani washatse nk'ikintu ukora umuntu nk'uyu nguyu ku buryo nyine ukakimbwira, ariko nkagira nkakimubwira, namara kukimubwira ugahita ugikora kugira ngo anabone yuko mu by'ukuri Imana nsenga ari iyo nyayo. Ndakibura njya ku ishuri, ndamubwira nangiye kumuvuga izina, ndamubwira ati mva rero ibintu byawe uruvuga ngiyewe singushaka. Arabona nyamara kurude ni ukuri ikiranga kutazagaruka. Ibyo birarangira ndamwihura, dusoza segonderi, njya muri kaminuza, we ntiyajyayo unfortunately, ariko nkajya buri gihe nkajya mpora nzirikana ijambo yajyaga yambwira se ko nyijijwe. Yesu namuvuze izina, uriya mukobwa karambwiye ngo gutya na gutya, kuko bimeze bite. Umunsi umwe mba umuyobozi w'ivugabutumwa, ntarakizwa mwa bantu bukeye menya agakiza. Ejo naramuhamagara namubwira ati reka mwite namubwira ati yitwa Esther, nta kibazo. Esther wari umenye n'ibindi uzi ko nakijijwe? Arambwira ngo ninde wakubwirije? Ndamubwira ati nyine nize ubutumwa bwiza. Ni kimwaro cyinshi cyane, nize ubutumwa bwiza. Ninde wakubwirije nyine? Ati Esther nta magambo menshi mfite yo kukubwira, gusa nawe urabizi ko abantu dukijijwe nyine, urabizi ko dufite umudendezo, tuba tumeze neza. Ati sho, ati barakijijwe? Ati wow, uyu munsi ubutumwa bwiza narebyetingaga naburwanya mw'abantu mugene, naburwanije mu buryo bukomeye cyane. Nimundebe gutya ndaburwanya. Uyu munsi rero ndashima Imana ko nanjye ndi kuvuga Imana yacu ntihabwa icyubahiro, ndabishimira Imana. Rero nawe waburangaha winangira umutima. Amen. Urangaha winangira umutima, no hagarika, kira umupira hasi, wemere ko uri umunyantege wakira ubuzima. Twabonye amahoro mw'abantu, twabonye amahoro. Hanyuma rero aho nababwiraga kuri no point ya nyuma turimo turaganiraho ingana ku musozo, ni ukuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Iryo jambo rero yararitubwiraga, nkababwira none sikankubaza ubuntu n'ubusa wabuze kubitandukanya, akambwira ngo completely nta kintu na kimwe twatanze, twakijijwe n'ubuntu. Kuko twakijijwe n'ubuntu, ubuntu buri koko, ubuntu nyabuntu ni ubuntu, ntacyo twakoze. Umva ntabwo mbyumva. Nigeze nazo mbwira pastor cyangwa niba atari Olempe, ndikubwira ati abantu benshi ubuntu barabwumvise, baranabwemera, ahubwo burakomeye cyane kumva ko nawe wagize ute, nyine biragoye ko wakumva ko nawe wabuhawe. Biragoye. Ni nko ku mwana yiga mu wa mbere segonderi ukamubwira ati rero tuvugana ngo wahe doctora, ntabwo ashobora kubyumva. Niyo wagira ute, ashobora kuzabyumva bigoye, ariko mu by'ukuri wumva ko ari byiza, nawe yabinezererwa, ariko kubyumva bigoye. Nuko rero komeza kujya confusion, ariko ngo n'ubuntu n'ubusa. Ati n'ubuntu ati ariko ndagira mbabwiza ukuri, Imana wow, iri jambo ukoresheje niryo ryiza, ngo is good, too good to be true. Wow, niryo jambo nashakaga, nuko mu Kinyarwanda nashaka kwishyira mu Kinyarwanda. Ariko Bibiliya si n'ubuntu gusa, ahubwo harimo n'ijambo ubusa. Imana ishimwe. Ijambo ryavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu ibibahereye ubusa. Si ubuntu gusa, ni n'ubusa. Bivuze ngo it is free and grace and free. Ni ubuntu ndetse n'ubusa.
free of charge, nta kintu na kimwe utanze. Imana yacu nishimwe cyane. Rero ndimo ngana ku musozo, Abefeso 2:5, mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Wenda mpereye ku 8, ntibyavuye kuri mwebwe ku cyadagira umuntu wirata habe na gatoya. Rero Imana aratumye kugira ngo dukore imirimo myiza muri Yesu Kristo. Hanze ya Yesu Kristo you are laboring in vain, urakorera ubusa hanze ya Yesu. Rero ikindi kandi Tito 3:5 ho niba hadushyiriho tubasome kugira ngo tugane ku musozo tujya ku mwanzuro. Tito 3:5 twatsindishijwe n'ubuntu ibiduhereye ubusa. Bacu nishimye cyane, duhereye ubusa mu abantu. Nako do you think ko this business mugani wa Olympe Kristo arahambaye mw'abantu, hadushyiriho mu bye. Tito 3:5 ndimo ndahareba muri Bible. Yego, Tito 3:5 ntabwo watsindishijwe n'ubuntu wahereye ubusa. Yego Mana we urahambaye. Okay, reka dusome mu izina rya Yesu. Tito 3:5 ijambo ry'Imana tubwiye kiravuze ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri ikadukisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Duhereye kuri 4, duhereye kuri yego ngo we ubwayo yadukije nta mirimo dukoze, nta bintu byo gukiranuka twakoze, ahubwo ni imbabazi zayo idukisha kuhagirwa. Rero umuntu ukibarira agakiza mu mirimo yakoze, ndakubwira ko nifatanije nawe. Ntabwo nifatanije nawe, ndaje nawe uyu munsi mfite ijambo rigutegeka, kandi ntiwinangire mu izina rya Yesu Kristo, ugikore ku ijambo ry'Imana. Niko kuri kudahinduka, imigenzo y'amadini irahinduka. Ejo nagize gutya ndimo ndaganira n'umuntu ambwira ikintu gikomeye cyane, arambwira ngo ngewe nzi neza yuko ibyo nkora bihagije kugira ngo nzagere mu ijuru, ariko mu by'ukuri n'uyu munsi ndacyafite impungenge ziwe, kubera yuko birakomeye cyane ko ashobora kugera ku gukiranuka. Rero na Zekariya 13:1 hagaragaza ukuntu nyine abantu bagombaga kuzigurirwa isoko yo kuboza ibyaha. Imana ishimwe cyane. Rero nk'umwanzuro rero akanshaka gatakoringa mu minota nk'ingahe tugahita dusenga. Imana ishimwe cyane. Dushyirireho Abagalatiya 6:12 na 13 na 14, 15, 16 naho tugiye gusoreza. Abagalatiya 6:12 kugera ku 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abagalatiya 6 tuhera ku murongo wa 12 tujya kuri 16. Dusome mu izina rya Yesu. Abagalatiya 6:12 kugera kuri 16. Yes. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Ntabwo barahazana, ariko nizere ko abantu wenda bahafite hano bari gusomera. Mu gihe cyitwa dushakira, reka dusome nkoresha Bibiliya yanjye. Abagalatiya 6:12 dusome mu izina rya Yesu. Abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo baba gukebwa, nta yindi mpamvu ibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ndetse abakebwa ubwabo nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata ku bw'imibiri yanyu. Ariko njyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagize umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Nuko abazajya bakurikiza ibyo, amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisirayeli b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge kuri aya magambo hanyuma dusoze dusenge. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritugaragarije ko abantu bose bashaka kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo bahatira abandi gukebwa. Iyo tuvuga gukebwa just ni imirimo tuvuga ngo ariko wakambaye amajipo ameze gutya, ariko wagize umusatsi umeze gutya, ariko wagize iyi mibereho, abo ngabo nibo baguhatira gukebwa. Icyo baba bashaka ni ukwiha igikundiro ku by'umubiri kugira nyine bigaragare ko bicisha bugufi. N'Abakolosayi ijambo ry'Imana rivuga, Pawulo arimo abandikira, yababwiye ngo nuko bakabuzanya ibintu byo kurya runaka, bakabagategeka ibintu runaka, bakavuga ngo mujye mwambara gutya, mujye murya gutya, mujye muvuga mutya, mujye mugenda gutya. Ngo ibyo byose ni kugira bagaragaze ko baciye bugufi, ngo nyamara nta mumaro n'umwe bifite mu kugabanya irari.
ugasanga nayo madoctrine yagiye ashyirwaho ariko mu by'ukuri ngo bashaka kwiha igikundiro ku by'umubiri ngo nta yindi mpamvu ibateye ngo keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ahangaha ijambo ry'Imana Pawulo ashatse kubabwira ngo aba bose ntibabikora nta yindi mpamvu ibateye ni ukugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Iri jambo kurenganywa reka tugaruke kuri 5:11 havuga ngo mbese bene data niba nkibwiriza gukebwa niki gituma nkirenganywa. Ubundi ahangaha mu kera hano mu Baroma kubwiriza umusaraba egare persecution byasobanuraga kuba persecuted cyangwa se gutotezwa. None rero ikintu cyatumaga abantu bahatira abandi gukebwa nuko ijambo rivuga ngo nta yindi mpamvu ibateye ngo keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ahangaha ntabwo wagombaga gukebwa mu kandi ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Byarabisobanuriraga ngo niba ugiye mu byo gukebwa mu byo gukurikiza amategeko nibyo ugiye kujyamo, niba ugiye mu by'agakiza bya Yesu Kristo nibyo ugiye kujyamo. Rero abantu bashakaga gukwepa persecution iturutse mu kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagombaga kuvuga ibintu byo gukebwa. Mu yandi magambo bashakaga kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo bagahatira abantu gukebwa. Mu yandi magambo bakigisha amategeko. Byasaba ngo twe turi abakristo ngiye kuvuga iby'amategeko niho gukizwa hakubonirwa, hanyuma bakigisha ibyo ngibyo ngo ndetse abakebwa ubwabo nubwo badakomeza amategeko nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Ni ukuvuga ngo uzasanga ari abantu benshi bavuga ati ariko twebwe reka ne kumentioninga itorero iryo ari ryo ryose mwako twebwe ngo muri runaka muri association de l'église kwa runaka ngo twebwe tuba tumeze gutyo. Urumva icyo bashaka ni ukugaragaza nyine ko bari vulnerable cyangwa se ari abantu bari bateye imbabazi, abantu ba like baciye bugufi biki nuhura n'umuntu ufite naturere uyu yitwa mwene data, ubwo nuhura umuntu yambaye deshire ntago ari mwene so, nuhura umuntu yafite agatambaro k'umutuku mu ntoki na Bibiliya ati ni mwene data, nuhura Imana yacu ntugiye neza cyane sinzira mukiri kunyumva. Wow. Noneho ibyo byose ni ukugira ngo babone uko birata kubw'imibiri. Ngariko Pawulo avuga ikintu gikomeye cyane, wowe wakijijwe umva ikintu ukwiye kwirata. Ngariko ngiye sinyirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibambwe nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Njyewe ndi muri assurance ikomeye cyane, ndi umwana w'Imana. Birasobanuye ngo ubuzima bwanjye bwarahindutse, sinyiri muri ya mateka. Isi mbona nk'ubambwe nanjye nyibona nk'ubambwe nk'ibambwe. Birasobanuye ngo sindi uw'isi n'isi yanjye. Icyo abambona nk'uri hejuru yabo ndetse na kure yabo. Ubuzima bwanjye bwarahindutse nabaye mushya. Ngo kuko gukebwa nta mumaro kugize ngo keretse kuba ikiyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane twabaye ibyaremwe bishya, nibyo bintu bifite agaciro. Muvandimwe rero ahangaha ndifuza ko wakakira buno buzima ukanezererwa. Ubwo ndabwira cyane nibura abantu bose batarabwakira n'ukuri ko nabonye twasenganaga wenda bashobora kuba batarabwakira abana bwakira. Imana ishimwe cyane, mwimenye ko muri abantu bakomeye cyane, muri abantu bakomeye nakira ubuzima twari muri Kristo Yesu. N'ikimenyimenyi reka mbabwira akantu twaga dukora kera, twaga tugira umwanya ngo reka turebe ukuntu ariko Mana mfite amateka we nigeze njye icyumba ahantu izina rya Yesu ibintu bigende mu izina rya Yesu, turategeka mu mbaraga z'umwuka wera. Okay, hanyuma noneho nigeze nyoboraho a certain group y'amasengesho, nuko noneho maze kuyoboraho twajyaga tugira umwanya okay, twita umwanya tugasenga, hakagira umwanya wo kuvugana n'Imana. So nuko umwe mu bayobozi nanjye ubwo ndimo tukavuga tuti rero tugiye kureba ukuntu twatereta Imana. So umwanya wo gutereta Imana rero wabaga ari ukubyina abantu bakabira icyuya kugira ngo umuntu ajye mu mwuka abashe guhanura, tubwire uti mva uko ivuze ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho uyu munsi rero ntabwo igiteye mu ihema iba muri twebwe. N'ikimenyimenyi kugira ngo nguhanurire mu izina rya Yesu Kristo ntabwo bigiye kunsaba ko ubyina ngo ubicyuye ngo nguhanurire, ahubwo ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, ndakumenyesha neza ko ibyaremwe byose bitegerejanije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turi abana b'Imana, ndaguhanuriye
niba warizeye Yesu Kristo uri umwana w'Imana, uzabona Imana amaso ku maso, uzabana n'Imana, uri umuntu ukomeye. Ntabwo bigusabye kubyina kugira ngo ubure icyuya ngenge mu mwuka, oya, mu izina rya Yesu Kristo ndi mu mwuka, kubera yuko mfite umwuka, kandi niba umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri mwebwe, ndetse n'imibiri yanyu ipfa izazurwa kubw'uwo mwuka ubarimo, mu izina rya Yesu Kristo uri umwana w'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Father, we glorify your name in the name of Jesus. Tugushimiye ko muri we twabonye ubuzima. Turanezerewe kubw'urukundo rwawe, turanezerewe kuri Imana nyamana. Tumenye neza ko agakiza ni initiative yawe, nta ruhare rwo ari rwo rwose rw'umuntu rurimo usibye kwizera Yesu Kristo gusa kugira ngo tubone gukiranuka. Rero mu mbaraga z'umwuka wera ndagushimiye ko yatumenyesheje iby'ubutunzi bwacu twahawe muri Yesu Kristo. Mana, mu izina ryawe ryera, uyu mwanya ndasenze kugira ngo buri muntu wese umuhe kurikognizinga iyi identity afite muri Yesu Kristo, abashe kumenya uko yitwara, abashe kubaho afite ubuzima bukuze rwose, budafite ubujiji, ariko kandi budafite sin conscious. Mu izina rya Yesu Kristo komeza kubana natwe muri byose, ukomeze kuturengera, kandi mu izina rya Yesu Kristo ibizarwanya ubutumwa bwiza ni byinshi, ariko ngushimiye neza ko muri bwo bwifitemo imbaraga yo gukiza ndetse no kurengera uwo ari we wese. Ndagushimiye ko waduhaye assurance, waduhaye ngo mugende mu mahanga hose mwigishe, muvuge iby'ubutumwa bwiza, ngo abemera muzabatize, kandi Data wa twese mwiza, ibi nibyo turimo. Urakoze kubanye natwe, ukomeze kutuyobora no kutwitaho. Ngushimiye ubuyobozi bwa fellowship, ukomeze kutwagura, ukomeze kutwitaho. Kristo mwiza, Mana, n'ukuri bagire neza abayobozi, ubiteho, kandi ukomeze kubahishurirwa rikomeye cyane. Tugushimiye yuko turi kumwe nawe none n'iteka ryose, dusenze dushima twizeye. Amen. Amen. Bless you so much. Murumugisha ndashimira Amen. 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 You are blessing Glory our to brother. God. Glory, glory, glory. Urumugisha, dear brother Ishimwe Claude. Wow. Thank you for blessing. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane, kandi God bless you, brother Claude. Uri umugisha. Ibimwuzuye nibyo yaduhaye, nawe muri bimwe bikuzuye nibyo udusharinzeho. God bless you. Imana ishimwe cyane, Imana ikura kure. Wari uri kugenda utubwira utwigisha, nanjye nkajya nibuka ukuntu ngewe nta nubwo nari umunyamategeko cyangwa umunyabuntu, ahubwo nari hose. Bavugaga ubuntu nkumva nibyo, bavuga mu mategeko nkumva nibyo, mbega hose najyagayo. Imana ishimwe cyane ko umucyo wayo waje kumurikira, nkava muri uwo mwijima. God bless you again, brother Claude. Hanyuma ndi kugenda umwanya wanjye ugana ku musozo. Sorry, ariko mbere yuko